Hey guys, mumeze neza? Hashize igihe kinini tutabonana, tutavugana, mwari munkumbuye ndabizi ariko nanjye nari mbakumbuye. Mu by'ukuri hari igihe kigeraho umuntu agafata agapoze cyangwa se bitewe n'impamvu runaka akabura, ariko ntabwo nabuze cyane. Iki cyari gishize ni kinini cyane bebe. cyane Ntabwo ari kinini cyane. cyane warabuze Ariko nagarutse guys, nagarutse kubera mwebwe hari ku bwanyu, ndihangana mu bihe bikomeye, mu bihe byoroshye, mu biki nkihangana nkaboneka. Yeah, that's why nagarutse. Hi Papa Ayan. oya ibyo ngibyo bya papayani Oh yeah. turaza kubisubiramo nyuma ahubwo kino ntabwo nkitwa Asia Umutoni, nkitwa Mama Ayan. Ibyo bintu ntabwo ari byiza kuko Imana icyubahiro. noneho ubu ngubu tugiye kuganira ariko sinzi uburyo biri buze gucamo, sinzi ukuntu biza kugenda, nimba ndi bube nde ariko nashaka kuganiriza nk'umunyamakuru. Urumva uyu munsi ngiye kuba umunyamakuru, ntango uri bumbaze ngenda kubaza, ngiye kuba ngiye twahisemo ibintu abantu benshi nyuma yo kubura kwanjye, nyuma yo kubura k'umugabo wanjye bagiye batwandikira, baraduhamagara, nyine igikuba cyarashitse, mwagiye he ko mutari kuduha prank, ko mutari kutuvugisha, ko tutari kubona ibiganiro byanyu byose byagenze gute. Urumva hari byinshi mwatwibazagaho, hari ibibazo byinshi bajya batubaza, ariko kuri uyu munsi rero nta kundi kuntu nabisubiza. Umugabo wanjye namubwiye rero uyu munsi uraba umunyamakuru, uraba nde? Ngenda ndi Asia nyine. Ngenda bande? Uramanirwa. Okay, twagiye twatangiye chap 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 chap. Noneho ikibazo cya mbere n'ukuntu mandi bajya atangira episode wa mukobwa dore imbogo izo gukora interview kwa nuze kwa mani bari kwa ngo umugabo wa Asia ngasa ngo na Manibu. Oh yes, ngusa na Manibu. Okay, noneho ubu ngubu ngiye kwatinga nyine nka Manibu. Noneho twatangiye episode kugira ngo nyine mujyane mu kiganiro cyangwa se mushyiremo muri mode dutangire nkwinjiza mu kiganiro neza. Ndagira ngo mbaze ntangiranye n'iki kibazo, ndagira ngo umbwire ni ikihe kintu uzi gihora kizamuka ariko kitajya kijya hasi cyangwa se kiza kimanuka? Wagira ko ukabije bise bijemo oya no kugira ngo tugire nyine ubwonko bibibazo. Guys, ntabwo mbikunda ibyo, si ubwonko bwanjye ntabwo buri gutekereza. Oya tekereza neza, ni ikihe kintu uzi gihora kijya hejuru ariko kitajya kijya hasi? Ubwonko bujya hejuru gute se? Ibitekerezo bijya hejuru gute? Pressure. Oh yeah, pressure. No, ikintu gihora kijya hejuru kiza kimanuka ni ages y'umuntu, ni imyaka yawe. Ari kimanuka byo. Ntuzi ubwo wari waba ufite 30 ejo mu gitondo ukaba 25. Ikindi kimwe ngubu bitakandi kamwe. Okay, twagiye. Noneho reka nkubaze, kubera iki wari warabuze? We ntabwo warabuze. Kubera iki wari warabuze? Njye sare cano mfite nanjye ubu ngumva nayishimuse naje kuvumba. Okay, ariko ni yawe. Turi umwe nayivumbye n'uyu munsi. Kubera iki wari warabuze? Wari uhugiye mu biki? Ni biki wari waragiyemo? Kubura ntabwo nabuze cyane, nari mpari ariko utambona kuri kamera. Urumva ni ibintu byinshi bitandukanye. Mu gihe mperuka hano muri prank wankoreye umbwira ko ufite umwana, nanjye naramuteguriye prank nziza. Guys, umunsi nagomba gushutingiraho ndarwara guys, mu gihe cyo gutwita inda nagize yari inda idasanzwe, yagomba kuzavamo umuhungu mwiza nka Ayan. Nagize inzira nkoroga, sinzi nimba ariko batwita, sinzi nimba ariko inda za mbere ariko zimera. Guys, yarankoroze, nararwaye kuva ku munsi wa mbere ntwite kugeza kwa nyuma. Kuba mwarambonaga mu biganiro kiragiye narihanganaga, abantu benshi baravuga muri comment nka arananiwe, amaso y'urubyiruko ku buryo bigaragara. N'ubu ngubu guys ntabwo ndakira, maze ubutuzi zigiye gushira, ibyumweru bigiye gushira mbyaye, ntabwo ndakira. Ariko kwa kumva kunda, niyo mpamvu naje kugira ngo tuganire. Abari bafite ibibazo ushaka kubaza bimbaze, ye nuko byagiye, niyo mpamvu nabuze hano. Okay.
urakoze ubwo noneho ndagira ngo tujye tujya straight to the point ndagira ngo nsangize urugendo rwawe mu gutwita ribeze nk'umuntu w'umukobwa urumva nta usanzwe simbizi nyine usanzwe uri umukobwa uri aho ngaho ejo wumvisha akantu ko kugiye mu nda bigenze gute hoye ntabwo ari uri aho ngaho warazikinaga nta kibazo none ubu ngubu ugiye kumva ukinaga biye wakinaga game muri telefone nibyo ngibyo ndi kuvuga noneho ikintu ndi kukubaza mbwira ujya kumva nyine uratwite ubundi mbere na mbere kwa muganga nibo bakubwiye ko utwite cyangwa se waguze agapimo usanga uripima nyine wipima usanga uratwite byagenze gute abakunzi benshi bagiye babyibaza ibyo bintu uburyo byagenze uburyo byakiriye ayane ndi kumva ariko nyeganye ayane ihangane bebe turabigeraho ibyo bintu rero ujya kumva uratwite ujya kumva ntwite ntabwo nabyumvishe ntabwo nari nzi ko wabibwiwe n'iki byagenze gute ahubwo ntaramenya nari ndi muzima meze neza ibintu byose nta kibazo nijya neza ntembera ahantu hose nta kibazo noneho nza gucika intege ntangira kurwara nkumva nta mbaraga mfite noneho nibwo nabwiye umugabo wanjye twagiye kwa muganga ko numva ntameze neza arangije aransereza ngo cyangwa uratwite nabwo kandi si ubwo nahita ntwite ntabwo numvaga umuntu ahita atwita vuba nyine ku kanya nyine nibwo twagiye kwa muganga barambwira ngo natwite bakibimbwira rero nahise ndemba nahise ngira isesemi ncika intege ibintu niba byikora niba ari igihe cyari kigeze n'ubundi ko ibyo bintu bimbaho nabaye undi muntu udasanzwe nyine nacitse intege isesemi iranyica nkajya nduka guhera uwo munsi ibiryo byarananiye nasigaye ntunzwe n'imbuto n'amaji byonyine komeza urugendo rwawe rwose rwo gutwita nta kibazo tubwire basi amezi 9 yose icyo ni igihembwe cya mbere urumva ntangiye igihembwe cya mbere kigirwa neza ko mukanda ushobora kwanagura ntabwo nisize amazi yes igihembwe cya mbere guys cyaranzwe n'ikintu cyitwa isesemi kutarya ibintu byose igihembwe cya kabiri rero gikubisemo rero nabwo bigenda gutyo kurya byo ntabyo nari nshoboye n'ubundi nabwo igihembwe cya kabiri cyo haraza kuzamo utundi tuntu twinshi nagiye ngira ngo ibintu nagiye ntwarira byoro turaza kubaza nyuma ngiye kuvuga mu ncamake nyine ukuntu cyangendekeye mu bijyanye n'uburyo muri comportement zanjye uburyo nagiye mpindukamo nabwo urumva nakomeje gutyo mu gihe cya kabiri isesemi kutarya nabwo ari amajuice noneho nza kugiramo ikibazo kubera kunywa amaji menshi no kurya imbuto nyinshi ntarya ibiryo ngira ikibazo cy'isukari abagore barabizi cyane kundusha abantu babyayeho inshuro irenze imwe barabizi hari ibibazo abagore bajya bagira by'isukari ka diyabete nyine ku mugore utwite naje kugira diyabete iyo abagore batwite gazi byarantunze noneho mba kugira diyabete bahita gukora kuri bya wari ushoboye nari nshoboye imbuto n'amajuice batabinkuraho waryaga iki ibiryo bari bantegetse kurya ibintu igitoki ayani komeza wagutegetse kurya iki ibitoki ibintu nk'ibyo ayani si wakangutse amakangutse rero ukuntu tubakunda nyine ayani asigaye ageze mu gihe cyo kuryama nijoro ubungubu ni mu ijoro nijoro ntajya aryama ararira nimba arwaye icyo mu nda nyine niko batubwiye ntabyo nzi ariko aba ari kurira yinwigira isa ku manywa aba yiriwe yasinziriye mu ibere nyuma akaryama ubunzi n'ibiganiro byayo wakorera ukuntu akanuye nk'umuntu uri Darifuru arakanuye ari ku rugamba bebe mwihorere komeza usararira kandi yanga abantu bimereye neza babona arize rero nari nkomeje kuri icyo gihe cyo kutwita igihembwe cya gatatu cyarangoye cyane urumva nagize icyo kibazo cy'isukari
bankura ku bintu bimwe n'ibiciro byo kurya basha ku bindi bintu bibi cyane, kurya imbuto imboga nyinshi, ibintu by'igitoki, umuceri narawubarangabwiye ugabanye, ibirayi barambwira ugabanye, nagabanyije ibintu nataye ibiro ndagenda nanuka, kurya birananira, n'utwo turyo naryaga nabwo twaragarukaga ntabwo nari nshoboye, nagize inda sinzi iri komplike cyane kurusha, sinzi nimba abandi bantu bize bibabaho simbizi. Yego ni urwo rugendo nagize rwo gutwita nkageraho kubyara, hani nikomereze se kutazangumbaze komeza rwarangira urugendo rwo gutwita. Hagati mu gutwita rero hari so mu gutwereka ngo baze ikibazo ubundi nk'urugendo rwose rwo gutwita ni ikihe kintu cyakugoye? ntangoye ni ukutarya ibyo nkunda, uri umuryi cyane, uyu hari ibyo nkunda ariko byarananiye, nkunda inyama zarana, uyu ntawabinciyeho, siko nanavuye ku nyama, none kuki utabiryaga? ni isesemi nyine y'abagore batwite. So ukigira diyabete se byagenze gute? noneho kuri diyabete bankuyemo no ku tubuto nari nishoboreye batunkura, bakantegeka none ikindi kintu cyari gikomeye, nayo mfite test ngomba kwipima buri saha maze kurya, nkareba isukari yanjye uburyo izamukamo. Ubwa mbere nkipima bose bantegeka kujya ku ma insuline, barambwira ngo tuzaguha insuline icyumweru gitaha, bangisha uburyo bazitera, bambwira ibyiza byazo, bambwira ibibi byose nyine, noneho batambwira rero genda utahe wubahiriza ibintu twakubwiye, kuwa mbere utangire insuline. Nubikora kubera ubwoba naraje ibintu byose bantegetse bigenda ikora uko babimbwiye, nimba ari ukutarya ibisusi nabiryaga, nimba ari ukora ikintu gize disipurine itarabaho, nsubiyeyo kuwa mbere basanga isukari yagabanutse, baravuga ngo oke reka tube turetse ikindi cyumweru tuzaguha insuline, ikindi cyumweru none mbikora de plus nyine birenze uko nari nabikoze bwa mbere, insuline zigenda zigirayo, baravuga tuzagutera insuline ugiye kugera mu gihe cyo kubyara. Guys, Imana yarahabaye ikora ibitangaza, njye nagomba gutangira ama insuline nibwo nabyariyeho. Imana ni igitangaza. So hari ikibazo nshaka kukubaza ariko mbere yuko nkubaza icyo kibazo hari ikindi nshaka kukubaza, urumva? uri kubyumva neza? Mfite ikibazo nshaka kukubaza ariko hari n'ikindi nshaka kukubaza mbere yuko nkubaza icyo ngicyo. Ubu ngubu urumva umuntu yakubwiye ngo usubirayo nama, wumva wahita usubirayo cyangwa kugira ngo ngere ku kindi kibazo nshaka kukubaza? Gusubirayo ni byiza kuko umwana araryoshye pe. Yego cyangwa wowe? Ubu yereka nkunda bisubizamo kabiri, ndasubizamo kabiri. Nta bati na wasubirayo cyane ntumbaze ngo ariko ngo bigenze gutya, urumva wasubirayo cyane wasubirayo? Nasubirayo. Okay, noneho ku munsi wo kubyara byari bimeze bite? Nicyo kibazo. Bantu mporeze ku munsi wawe wo ku munsi wawe wo kubyara hano, reka nze mbanze mbaganirize nyine, ndabona papa yani yite ku mwana, namuhaye amata, namuhaye buri kimwe cyose, nta kintu ari bunshinje, yihangane. Rero mu gihe cyo kubyara urumva nabyaye haburaho, nabyariye ibyumweru 37. Yes, nagomba kubyara ibyumweru muri barambwe 40, nagomba kubyara mu kwa karindwi, kubyara mbere ho yaho gato. Naragiye ngiye kwa muganga, nafite randevu yo ya ecography niko tubyita nyine, abantu benshi barayizi. Ngezeyo basanga umwana wanjye ntabwo ari kumuvuga neza, bantegeka kuguma kwa muganga bakareba ikibazo gihari. Bamaze kureba ko nta kibazo cy'isukari, bantegeka ko ngomba kuguma kwa muganga mpaka igihe nzabyarira. Gazi byari urugendo rukomeye, bantegetse kuguma kwa muganga mpaka igihe mbyariye. Hani bita ku mwana ukwiye. Abagabo bo muri Amerika nibo baterura abana, abagore bakaza ku ma YouTube. Oya, ameze neza, hari ubwo urumva ari kurira se? Uri umucometse amata? Oya, umucometse urutoki. Komeza. Ameze neza, komeza. Ameze neza, ugize umva arira se? Cyangwa nkomeza ikiganiro ujye kumwitaho? Hani ndumva mfite ubwoba. Komeza. Uribuka aho wari ugeze ku munsi wawe wo kubyara?
komeza namushyizemo ka kantu ko kamwe banywesha kari kunywa ariko azi kari kunywa amata. Anisha umwana wanjye nagira ikibazo urambona. Mba bahangayitse. Komeza ubwenge bwanjye butabugendaho ntekereje ayandi. Komeza. Urumva mu gihe cyo kubyara bahise bantegeka kuguma kwa muganga mpaka igihe ngomba kubyarira. Guys, urumva nta kintu agomba gukora, nari nanijyanye. Igihe umugabo wanjye yari ari ku kazi, ndagenda njyayo ndamuhamagara bamwe rero bari kumbwira ngo ngume kwa muganga ngo urukora umwana atamuvinga neza sinzi ikibazo. Arambwira ngo aho ngaho nibaza kuguhindurira ubambwe ngo nibasha muri job and delivery sinzi uko babyita. Uri muri emergency. Job and delivery ni ho nyine baba bibi nyine byo kumbwira. Hashize nk'amasaha 2 babanshize ndamuhamagara araza. Batwara rero decision twafashe n'abadokiteri bakuru nyine mu docteur wa ngo Dr. High Risk nyine kora ndi muri High Risk wera sukari ikabije, bategetse ko umugore wawe kugira ngo agende ufite ikibazo cy'umwana atamuvinga neza ntagume hano pakijya agomba kubyara kugira ngo dutreating umwana ari hanze aho kugira ngo tumwite hari mu nda ashobora kugira ikibazo, ashobora gupfa mu nda, ashobora kugira ubundi burwayi, ashobora kuvukana n'ibibazo bikomeye. Umwana utari kumuvinga nta nubwo uri safe kwanza. Urabyemeye nawe? Icyo nimba nibuka neza wageze kwa muganga ku wa gatanu. Hari ku wa gatanu itariki 16 gutyo. Ntabwo amatariki nibuka. Bantegeka nguma kwa muganga mbadahagumye gutyo. Kahise nanjye bikurikiraho nahise mpamagara mama ndikurira ngo mama barambwiye ngo ube kwa muganga abashuti banjye bake ndabwa banjyanye babyarize. Ariko nagomba kubyara mu kwa 7. Ubu banjyanye kwa muganga mu kwa 6. Gazi ngumamo kwa muganga urumva barangije bahita badisida kuntera ibise kumungeri kumwe kuko nta gisena nari mfite, nta kintu kimwe cy'umugore ugomba kubyara nari mfite. Abo batangiye kuntera amaserumu banyinshiramo ibisebira barabitera ngo kore yanga gufunguka, kore iranga pe. Ariko se ni amahana guciye mu ijambo ibintu by'ibise ibintu njya numva bavuga ngo uko hakuno ngo abagore n'abakobwa muteye urumva ngo wasanga n'ibise ari ukudufera koko nibyo? Ibise ni gute? Wasanga n'ibise ari ukudufera nta nubwo binaryana kubera ukuntu abakobwa nyine mumeze n'abagore. Jya kwita ku mwana nyine cyangwa kumwitaho. Njye nkomeze sinjye narabyaye komeza ikiganiro njye ndakomeza yarari kuncanganyikisha. Ubundi yagira ngo ndakare ko narabizi ukuntu ibise byangiye. Banteye ibise kandi nta bise mfite. Ibintu byande mu isi y'Imana, ibintu byose bya mbere bijyana ni ibyo bintu bankoreye. Bajya bavuga ngo ko twebwe abagabo tutabyumva wasanga mama muri kudufera nyine. Imana izakumera ibise wumva nabikura he? Nahurira he nabyo? Birabintera kore yanga gufunguka. Banshama ngo balloon. None se kore ni iki? Kore ni iki? Ntabwo mbizi. Kore sinzi cyari cyo mbe. Ninda kore ari ahantu babyarira. Numenya ari placenta subwoye ntabwo yaba yitwa kore gute. Kore numenya ari umura ahantu umwana avaye wenyine. Numura. Numura ubyara ahari. Nindi byara. Ariko bivugitse nabi. Indi byara ahari. Ko numva baba ngo ni kore banze gufunguka. Bantere badesida kushamo ngo kantu kitwa ngo ka balloon, nimba ari balloon biki kafungura biranga. Ku wa gatanu bagashyizemo ku gatandatu karanga nyine ngo isuhira ameneka. Isuha ababyeyi b'abanyarwandakazi barabizi cyane. Isuha cyane cyo isuha yaramenetse. Ni iki se? Ntabwo ni isuha nyine. Ni isuha ni iki se nyine? Ni isuha niko yitwa. Ni isuha niko yitwa winjaga. Ni hoya busobanura neza ibyo bintu waho wihacika. Ni iki nyine isuha? None se isuha numva ari isuka, urumva ari isuha nyine bayita isuha. Ni amazi ameneka. Nibyo rero. Rero ayo mazi yaramenetse
amenetse barebye ko basanga biracyafungiza kuri 2 bigera ku cyumweru kora kiri kuri 2 yanze gufunguka bantera ibintu byinshi ntubaze ibintu banshize bancometsemo ngo bankoraga amatushe buri kanya narababaraga guys umva ubwo bobari biranga bigera ku cyumweru biranga kwa mbere ubwo namaze iminsi ine mu bitaro ku maserumu kubise bari kunyongeramo izo tushe zidashira ibyo bintu biri kumeneka buri kanya noneho kubw'amahirwe ngo kore ngigera kuri 4 bakeneye ko bigera ku 10 kujya mbyari aho hari kuwa kangahe kwa mbere barashize iminsi yabigeze kwa mbere ku manywa nyine wose barabikora barankurira ibintu byose kore kaguma iguma kuri 4 ntako batangirageje bakora iyo bwabaga haza abadogiteri n'abadogiteri bantera noneho ndabwo rero bare ndi kumva ibise byaranjyaga kandi ntashobora gusohoka ibyo bintu babonye ko ndi bunanirwe cyane bakareka tugutere giside itamwana dufite ibinya cyo gutera epidore babyita icyo gishinge cyitwa epidore ni igishinge kingana n'urushinge rw'inka bagucomeka mu mugongo bagashiramo akantu k'agahombo kakajyaga basukamo imiti buri uko ubishatse babanteye icyo kinya ko nari ndi kubabara ndi kuboroga ndi kurira iminsi ine kuri ibyo bisa ubwo banteye epidore nimba ari epidore bamaze kuyintera epidore nahise mba nk'umupfu guhumeka birananira kureba birananira nanjye kureba ndavuga bebe mbwira abantu bagiye kubankuremo ibintu baneshye ndarira ndavuga ibintu biboneye ndi gupfa nahumbura ijisho rikanga nareba bikanga ndavuga bebe mumkuremo iki kintu munteye aha ni ajya guhamagara umuganga ngo muze mukuremo ibintu bimuteye ubwo nawe rero twamaze kubyo gutera ikintu twakuramo twahagarika ahubwo iyo miti ntitwongere kugushiramo iyindi ariko ibyo birimo urihangana bishira ndarira arambwira rero ruhuka ko numvaga ndi umwuka nkumva ndi gusinzira numva sizi ukuntu numvaga ameze nkumva ndi kugenda noneho arambwira n'umugabo wanjye arambwira wimbwira gutyo utandakaza ndakabya ayisibese ndakabya ibintu byo kurwara urakabya nyine igise kiraryana ndabyumva ariko nawe ku ndwara wowe ntabwo uzi ukuntu ari imeze yes cyagiye wari ubabaye ariko nawe wibika ko ukabya none se bamaze kugushyiramo epidora barakubwira ngo ube witonze igiye gukora ngo muyinkuremo kandi yamaze kugera mu maraso nose bayikuramo bati kurumva ndi gupfa no urihangana nyine byarandiye mbanje ngo ninduka gato kubwo amahirwe mba ndasinziriye utunota nk'icumi nkanguka numva nyine nta kibazo ibintu byo kubura umwuka byashize ariko nsigarana ikibazo cyo kumva ahantu hose adakora mu nda ntiyakora ahantu hose uranteye cyangwa bavuze ngo cyagiye gifata ngo hano mu nda byahereye hano ku mutima noneho uko iminota ishira none ibibazo byagize nkumva nabaye ikinya hashize akanya sase rero bya binyereka binshire muri barabikuyemo numbaze byabisi biragaruka ndababara umugara muganga umugaruke mu kinshiremo ikindi ubundi hari abandi babyeyi ngo bajye bemera ngo bikabakubita bye sineme bikankubita bikabafata izo za epidora cyangwa ikinya nabakibashima cyakoze wowe baguterera ikinya mbere bane ikinya mbere kiza rero kugushiramo kiza gushiramo uko baguteye ikinya nko mu baguteye ikinya nko mu saa 9 z'ijoro saa 9 z'ijoro kuwa mbere suzi ko wabyaye kuwa mbere se baguteye ikinya saa 9 z'ijoro nyine za mu gitondo saa 9 z'ijoro byara saa 9 z'ijoro abyaye saa 2 za mu gitondo baguteye ikinya saa 9 z'ijoro saa 10 n'imwe n'ebyiri saa 1 saa 2 urabyara gazi ikinya cyashizemo ndababara cyashizemo ngeze kuri 6 kane baza kukurebamo se bagukoramo bareba abantu bigeze baza bakajya binjiza
intoki bareba abantu bigeze ngo bigeze kuri kangahe bahizeho wowe wageze ubundi bashakaga kugira ngo ubyare ugeze ku 10 noneho waje kugera rero ku 10 bigeze nko mu saa 10 za mu gitondo nibwo wari ufite 10 noneho barakubwira ngo iki gihe nicyo gihe nyine kigeze cyo kubyara nicyo gihe noneho cyo gupushinga cyo gusunika wabimvuge sundi bebe mu gihe cyo gusunika rero mu gihe cyo gusunika urumva bigeze saa 10 za mu gitondo wowe wari uzi ko ari ibintu bisanzwe urumva wari uzi ko wenda ari nk'umuntu ngo bikahita birangira ntango ariko byari bimeze so narabyibuka neza ko abaganga bari bakubwiye nyine ngo uzaza usunika 3 urasunika inshuro 3 ariko mu nshuro imwe ujye umwuka uhodinga ini amasegonda 10 ukavuga nimba uvuze ngo ngiye gupushinga 1 time cyangwa ngiye gusunika rimwe uvuga ngo usunike ariko uhagarare amasegonda 10 wongere ubikora inshuro 3 none uruhuke uko ibise sinzi ukuntu babirebaga nyine mu makompiyuta yabo byarazaga nawe ukahita ubyumva neza kuvuga ngo biraje bitangiye kundya umwana ariko atangiye kumanuka ibyo bintu warabikoze guhera saa 10 z'ijoro kugeza saa 11 buri ko urabeshye byahereye saa 7 nyine bakaniza ko bahereye saa 7 umva ngende kuvuga ugeze ku 10 hano usko bahereye uri kubansiga saa guhera saa 7 no saa 7 z'ijoro ntango bagusize mva mubwire kuntu bya wowe ntango byibuka neza bimaze kugera saa 11 za mu gitondo wowe wari uzi ko uri buhuhe ngo umwana akahita asohoka biragucanga umudokiteri nza kumubaza ni ibine bintu ubundi bitwara igihe kingana iki ko yatangiye gupushinga guhera saa 10 z'ijoro aratubwira ngo haye n'abamama bajya bamara amasaha 4 cyangwa se amasaha 3 cyangwa se amasaha 2 njye natangiye gupushinga noneho bikagera saa 9 wa mugabo akatubwira ngo tube turetse ngo bigera saa 9 nibwo agaruka nose umva burese dukomeze turese move on ku masaha bimaze kugera saa 1 za mu gitondo baganga baratubwiye ngo hari abandi bari buze ngo kuza ngo kuri shift ya kabiri barigendeye baransiga hasi ni shift bebe so uri kumwe ngo mbivuga sereka mbivuga nyine uvuga nabi ukavuga neza ntabwo mva ukuntu nababaye uvuga neza ukuntu byagenze nagezeho ntabwo biro bintu mbasha no kubyuka nicyo gihe cya mbere nababaye ku isi y'Imana byagezeho barambwira nyine uruvu bagize igihe cy'ingo kugeze ku 9 aho rigeze ku 9 batangiye kumva ntangiye gupushinga ubwo ntabwo ari kurira ngo ni pushinge birangiye barambwira ngo ikibazo gihari reka tugende ngo hari undi muganga ngo uje ngo waje ngo niba wagiye ngo hari umuntu ufite ngo wari ugiye kubyara ngo ufite ibibazo bikomeye birenze ibyanjye babansize aho ngaho natangiye gupushinga barigendera barangije baragenda nsigara mpushinga njyenyine njyewe n'umugabo wanjye n'umunasi wari uhari bageze barambwira noneho uruhuka ugaruke iminota 40 turagaruka saa 9 zuzuye nsigara gutyo mfite ibibazo nyine ndi kurira mvuga ngo muranyanga kuki umunsize numvaga gupushinga bagira ngo umwana agakaza bebe umwana ameze ati ameze neza utagaruka se komeza ndaje nguru mfashe nyine ntabwo hari ibintu ntari kwibuka rega usize ko nagizeho mwibagirwa se ubwo komeza uvuga ndaje se waje so rero mu mwanya ngiye nkubwire ukuntu bimeze ukuntu byagenze sibyo umwana ameze ate ameze neza umva ukuntu ibintu byagenze wowe nta kintu wibuka neza so aho mbyo ngibyo urubango saa 9 z'ijoro ngo abantu ngo nabo baje ngo kuza ngo muri shift ya kabiri no baje muri shift ya kabiri saa 2 za mu gitondo nabwo abantu baswitchinga shift urubango ngo abantu ngo baragusize nta ngaruka byaba bimeze ahubwo abantu barakubwiye ngo wowe twarakuvuga ngo pushinge muganga cyangwa se n'abanasi bakajya bakuvuga ngo uba witonze humeka uno mwuka uraza kuwukenera wowe ukabupinga ukagira ngo ni ibintu bisanzwe nyine ukagira ngo birahita biza waherewe gupushinga guhera saa 10 kugeza tugeza saa 1 twagejeje saa 1 noneho ubwonko bwawe bwose bwagiye noneho umaze kubona ko ibintu noneho bibiri ibintu nyine bitari bya bindi twavugaga mu masaha 10 z'ijoro
sasa noneho kumfatirana buse ntago noneho sasa noneho ikintu cyaje kuba waje kunanirwa n'abaganga baza kubona ko nyine bidashoboka nyine utari buze kudirivura ako kanya noneho umuganga aza kumubwira ngo hari indi shift iri buze kuza ya kabiri iri buze gutangira saa 2 bari kuvuga ariko wowe saa 9 z'ijoro hari sangahe saa 2 nibwo shift ya kabiri yes noneho bwari bwakeye noneho noza abaganga baza kuvuga ngo hari shift indi iza kuza kwinjiramo saa 2 wowe n'umunasi njye n'umunasi dukomeze tukurebe ibise n'ibizaza biza ujye usunika ibise n'ibiza usunika nicyo gihe abaganga bagiye ntabwo ari ngo baragutaye bari batashye hagiye kwinjiramo indi shift ya kabiri noneho shift ya kabiri yinjiyemo mu masaa 2 yinjiyemo njyewe n'uwo munasi twakomeje kugenda tugerageza ibise bikaza ugasunika ibise bikaza ugasunika noneho umunasi agera aho ngaho aza kubona udusatsi tw'umwana twatangiye nyine kugaragara noneho nibwo shift ya kabiri nabwo yari imaze kwinjiramo n'abandi badokiteri benshi bahita baza barabibona babona ko nyine ugeze igihe cyo kudirivura noneho cyanyacyo ariko icyo gihe wari wapfuye ikinya cye cyagushijemo ibyo wakekaga byo kuvuga ngo sevinga umwuka uzi ko ari ibintu batari kukubeshya usanga ko umwuka urawukeneye uko ko nta kintu nibuka byarenze ntabwo icyo gihe ko mwarambwiye ngo pushinga ndapushinga birananira ndabanza ushaka gusinzira igihe wari uvuga ngo urashaka gusinzira haburaga umunota habonaga iminota rero ibiri no uvuga ngo urashaka gusinzira wibuke neza narakubwiye ngo bebe uri bukutwite uri bukugira gute kuno wambwiraga ngo urashaka guhura n'umuhungu wawe ushaka kubona akana kawe none ndakubwani rero imbaraga zose ufite numva ko umusore so this is the right time we need you strong niho aho ngaho niho twabikwiye niho nakubigani abantu ugomba gusunika imbaraga zose waba ufite kugira ngo uhure n'umwana wawe nyine so nawe rero uza kutwemeza uza kuvuga ngo bana kabisa ngo this is the right time rero bigeze saa 2 rero mu kadomo nko mu saa 2:05 niho hari haje abandi baganga babona umwana kuko umwana yarageze mu matako neza nyine nanjye ndi kumureba nyine umutwe ngabona udusatsi ariko nashaka kuzinana ariko icyo gihe wowe nyine icyo gihe bigira saa 2 wowe wari kuvuga ngo urashaka kwiryamira urashaka kubivamo sinzi ukuntu haje wowe warabuze umwuka kandi kwa ngo mumba warangiza ngo navuga ngo ni mujye kuma nk'abantu ya epidora wavugaga ngo nango yishaka niyo bari bugukubite kugira ngo bakubage nuko ko nta mbaraga nari mfite hasi rero haje umuganga kuzanira ikintu gushyira hano ku mazuru kugira ngo cyongere umwuka nyine cyongere umwuka ebana warahaze 3 4 5 umwana yise asohoka kuwa mbere twagiye ubundi wowe wagiye kwa muganga ku wa 5 ku wa 6 cyumweru kuwa mbere saa 2 za mu gitondo urabyara tariki 19 z'ukwa 6 guys reka mubwire Imana ijya yigaragaza Imana igiba ahantu nedapfuye nabyaye ntabizi nabyaye ntumva ntibibaho ko umuntu apushinga tumva ariko ndi ntababeshye ngo sinzi uburyo napushinze ko ndi kabanza n'umwana ngo napushinze navuze umwana w'uwanjye ntabwo nari karwanye ndabawe umwegize iriya simushaka numvaga nahahamutse numva n'umwana ntamukeneye ndavuga ngo ikintu nshaka no kuryama umwana bari kumukuraho utuntu two mu kanwa umukata umukondo bamugira gute guys ntabwiye ndamushimira cyane niwe wari ufashe akaguru yaramfatiye akaguru ko yatahaba banana ruri kuko hari igihe cyagize akambwira ngo amaguru yamanura umwana yatangiye gusohoka umwana ashobora umwana rero mu matako nuko bangorongora reka tugushyire nk'amaguru arambuke wari kumupondera umutwe guys mbwira umugabo wanjye bebe nshaka kuryama urumva nari maze iminsi ine ntaryama ndikubise ngo barandira wowe ni wowe ntabwo nzi ibyawe njyewe noneho hari abantu bajyaga bavuga ngo umugore ameze ate njye kandi nanjye ndi turi kumwe uko wahindukiraga nanjye niko nahindukira wari yarahabaye yaramfatiye akaguru ni nkaho ari we wambyaje yarambyaje niwe nkatiye umukondo w'umwana byari ibintu bikomeye byari ibintu bibabaje bibabaza ariko guys umwana n'umugisha umwana ni uburyohe nifurije buri wese uri kureba iki kiganiro wowe wabyaye Imana izakongera ababyeyi warabuboshye utarabyara
Imana ababyeyi warabubashye ikumve iguha urubyaro abamama warabubashye cyane narabuhaga bisanzwe ariko nabuhaje dukirisi narabubashye cyane kandi ikindi nifurije buri muntu wese hano urubyaro Imana ikumve wowe utarabyara wowe wumva ko byanze Imana ikumve izaguha urubyaro izaguha umwana ko nyuma y'ibi byose y'ibihoro wose uciyemo ubonye umwana wawe byose birashira so noneho nyuma yo kubyara sibyo reka ako kantu tube tugashyize aho ngaho noneho uvuga ibintu rero naguteguriye mbere yo kubyara hagati yo kumbyara waraturaburije wagize cyangwa njye mbyivugire so uyu muntu reka mbabwire uyu muntu rero mureba hano ukuntu ibintu byagenze reba ndashimira umuntu bita Momo ndashimira umuntu bita Fabi ndashimira n'umuntu bita Koko nyine turakorana mu kazi Momo niwe wazanye icyo gitekerezo bwa mbere aza kuvuga ati ariko se kubona madamu wawe atwite ndetse umukorera baby shower hari ikibazo nabana nibana nta kibazo barambwira ati so azabyara rya namana azabyara mu kwa 10 mu kwa 7 tariki 11 cyo gihe wari kubyarira so tuba turapanze reka tuzashyiraho nko mu kwa 6 tariki 26 tuyigukorere cyangwa se tuzayishyire imbere yaho gatoya excuse me noneho tuza gushaka sare twashakaga batwemera ko kuri 17 aribwo nyine izabihara zaba ari kwa 6 wowe ni nyine umwana n'umugisha ariko none agiye kubona mona kuri tariki 16 ibaza turi buke mu gitondo tudekora abantu bose narabatumiye twakoresheje narafashe kiramo abantu muri group baby shower murayizi ko bimeze ko mayitegura nanajyaga mbiguhisha anti wawe nayo mubwiro wa Boston nibi ebana byose ibintu biri ku murongo kuwa 5 shire wanjye nyine yari afite rendezvous yo kujya kumucekinga bisanzwe nkuko nyine yabivuze mbere yagezeyo basanga nyine sinzi mu mwana basanga nango ari kumuvinga nkuko bisanzwe yagakwiye kuba ari kumuvingiraho bahita bamugumisha mu bitaro vanga ugomba kuzahabyarira aho yango bamureke ngataye icyo gihe rero kuwa 5 agenda ajya mu bitaro kuwa 6 mu byumve neza kuri 17 kuwa 6 nubwo hari baby shower sare nayikodesheje abafotographe abantu twari dufite dress code twari dufite imyenda n'abantu rwose nimba ari n'umuntu wari uri muri baby shower twari turi kumwe muri groupe wari waraguze imyenda abantu bari baritanze guteka abantu bari baritanze kugira gute nukuri ikintu ntabwo nari kubemera ko wansiga kwa kujya kwa muganga se no twebwe ikintu tugomba kumenya nk'abantu dupanga ibintu ariko n'Imana ibipanga ibyayo nicyo kintu wenda navuga ariko nuko ihansimbiza abantu baguze imyenda yabo y'imyeru abantu baguze ibiryo abantu bagize ariko ikindi cyiza ariko dushobora no gukora welcome baby dushobora no gukora birthday y'umwana nibyo hari abandi bantu bari kubabara batari kuza muri baby shower wanjye bazaza kwakira umwana urumva hari abafana banjye inshuti zanjye hari abantu bari mu nce zitandukanye bazaza yigo welcome baby welcome baby yes urumva rero ni ibintu byiza cyane baba banteguriye byaranshimishije narabyumvishe numva amarira aramanutse ndabase kubera iki nagiye kwa muganga uyu munsi kuko ntari nongeye nari ndi kuvuga ngo kuko waramamaga cyagiye kwa 5 kandi ndi mu kazi ndi burangize saa 12 urambwira ngo bebe ngo barambyiye ngo nsanze ngo umwana ngatameze neza ngo reka ngo mbe ngumye hano ndavuga Imana nyagasani nturamukumbwiye ngo ugiye kubyara ngo numva ko ni mu gitondo n'umuntu no haye n'umusizi bajyaga bavuga se ngo inda za mbere zivuka ngo mbere nigeze zivuka ngo zitinze je namvane byashoboka noneho icyo gihe noneho hari Koko niwe twari twapanze na sister wanjye ko turi buze kudekora yari kumbwira ati he hari ikibazo tugiye kujya twara tubidekoresha tukazaba tumeze neza namana nta kibazo sha giye kubona umva saa moya ngo noneho ngo bampinduriye none ndi gusaba Imana avuga nti Mana nyagasani mwamubabariye mukamureka kava mu bitaro ku cyumweru yashaka indi kamufata noneho byataragasubirayo no bibi uzerwe ibintu uzi kumara ukwezi uri gupanga ibintu none si Imana itegura ibintu uzi impamvu se yabihinduye ari yihe nibyo nyine numubwira nibyo nyine kubona baby shower ujyamo mu bitaro nanjye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo twebwe nk'abantu tugomba gutegura ibintu ariko tukavuga ngo Imana nibishaka inshallah niyo mpamvu abasambutura ari byiza cyane ko iki cyose bivuze wongeraho inshallah ko ntabwo uzi ko ejo bizagenda gute
ushobora gupfa ushobora gusitara ukarwara ushobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose niyo mpamvu nutegura ikintu uvuga ngo Imana ntibishaka. So noneho urumva izo challenges zose wagiye uhura nabyo ubu ngubu uri umubyeyi bakwita mama Ayane. Umuhungu wawe yitwa nde? Ayane. Irindi? ahubwo kuki ukunda kwikina? Njye ndi kubariza abantu ntabwo ari njye ndabizi nyine. Okay. ubwo yisinga izina rya papa we warantegetse ngo umwite izina ryawe. ntabwo ari ugutegeka, iryo ni izina ry'umuryango. Okay, nakundi igize izindi taretse mwite ry'umuryango wawe. Umuryango uwo ntuze so wamwise ibyo ushaka, njye namwise izina ry'Inyarwanda, wowe uhitamo izina ry'i first name cyangwa se ry'idini cyane. Oje nani wowe warihisemo ariko njye nahisemo izina ry'Inyarwanda. Ubyibuke neza kwa nyine nagufashije duhitamo amazina menshi tuza kugwa kuri Ayane, ariko niwe first name niwe wayishaka cyane. Ayane rero kabisobanuye impano y'Imana. Naka gift Imana yanyiheresha, Imana ni treasure. Ni umwana wawe ubona ari icyuki kiruta abandi bose. Sasa rero guys, ubu ibintu bya baby kuki utakimamagara baby? Kuki utakimamagara baby? Byageze baby hari undi mu baby dufite. Bya bintu bajyaga bavuga rero abantu bajyaga hoya hari ibintu turi kwirekura ngo tuganire. Hari ibintu bajyaga bavuga ngo iyo umugore abyaye urukundo yakundaga umugabo arwimurira ku mwana. Usibye ko rutimikiye kuri Ayane ngo rwose rushire, ufite igice na Ayane afite igice. Kuki utakimamagara baby se no kwezi? Hani simwise hani. Okay, ako nukumfera ndabizi kuko igihe cyose buri umwana wanjye sinuvuga umugabo wanjye reka byara. Okay, cyararangiye arasinzira ameze neza. Umuhaye iki bebe? Umuhaye amata. Ubu sinakwise bebe. So noneho mu rugendo rw'ibyo bintu byose waciyemo sasa rero none ahanga mu kurera nyine umwana ngo urumva iyo usohoka ugasanga ufite car seat ufite umwana, urumva iyo uhamagara nka mama wawe cyangwa se abashuti bawe ukabashyira kuri FaceTime ukabona uri kumwe n'akana uba wiyumvamo gute? Ubikompare nk'ukuntu wari umeze mbere ukiri umukobwa. Nibyo navuga ngo kubyara ni ikintu cya mbere kiryoshye, umwana ni ikintu cya mbere kiryoshye utamenya uburyohe bwacyo nta n'ubwo wabusobanura. Biraryoshye kubyuka njye iyo ndebye Ayane ndarira. Mwongera ubundi wa kabiri Ayane Imana njye nawe ndabose wakana kanjye ahubwo n'igihe ujya uvuga ngo ase ngo ngo bamwibye ngo baramutse ngo bamwibye ngo use ngo n'uwanjye koko. Guys, ntabwo mba ndi kumva umuntu ukuvuyemo kubyara ni byiza pe, ni byiza ntabwo mba ndi kumva nyine uburibwe bwose nagize nahise mbukuba zero. Cyagiye uri kubisa ukuntu wambwiraga ngo nawe bana ngo nuwe mwana wa nyuma, ariko se ubu ngubu ngize ukuri urumva udashaka ngo nshaka undi uretse kubivuga kubera iki? cyo kwa nshaka agakobwa gakurikira no kubeshya. Ubu ngubu umukobwa abonetse yabango ndashaka ngo n'umundi umukobwa ngo ukurikire umukobwa, cyangwa se haramutse havutse umukobwa wabango ndashaka ngo impanga. Cyo kwa nshaka impanga. Si ibyo ngibyo. Ariko kurera guys, kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi. None reka babwire kureramo ngiye kuvugamo gake ibindi tuzabivuga ubutaha. Ubu ngubu ubwe muri kubona ukuntu naniwe mu maso, mfite ibitotsi by'ibyumweru 2 Ayane amaze. Mpfa gutora agatotsi. Ase ko ngiye utamvuga kuki buri munsi bebe rega we ntabwo kenshi ubu ngubu ujya no ku kazi. Nijoro none se uryama ku manywa? Ku manywa muri shift yo kurera nijoro uramfasha, ariko nyine akenshi none bagiye ku manywa. Ubwo ninde wari kumuhibera none aganira ku muhamagara namwonyeje. Ninde umuhojeje? Ni wowe umuhojeje kuri ku ruhande. Wowe uri hehe se? Njye urimo hagati. Guys, kurera ni Ayane ararira, Ayane anywa ibere rikanshirana amashereka agashira. Ndetse no kurera muri iki gihugu, kubyara muri Amerika nicyo kintu cya mbere, niryo kosi rya mbere ribaho ku isi.
ngenzi zisa wanjye abyara bakamutindikira ikiriri mama akajya kumufasha akamutekera ibikoma amasombe njye narabyaye umugabo wanjye na sogokuru we data bukwe wanjye niwe wantekeye ibaze data bukwe wantekeye isombe ibikoma ibiryo akanzanira n'umugabo wanjye niwe mananjye n'ubwo yatangiye akazi asiga atetse igikoma amasombe bari hano yatetse gazi ni akazi gakomeye cyane kamaze aho ngongera ikintu bivugaho abantu abagabo twebwe bo muri Amerika dutandukanye nabo muri Afurika urumva turi bamwe gute mwese muri abagabo nta mugabo uzi wo muri Afurika kubwira ngo umwana naza kurira ngiye mu gitondo mfite akazi ndarara ngomba korera mu kindi cyumba ese ubwo duhuriye he impamvu se muri Afurika ufite ba nyoko bukwe ba mama wawe bari yes nibyo rero nshaka kubwira nyine impamvu se nawe uramutse ufite umuntu uri bumfashe wakwemera kwiteza umwana nguke bebe wajya kuryama umva nyine nkubwira nyine niyo mpamvu nkubwira nyine abantu abahanga abagabo bahangaha ngari kimwe nabo muri Afurika nyine kubera inshingano ziratandukanye none urumva sari kimwe nyine kanwaze ngubu ngura sindanakira neza sindakira urumva barandoze afite ibintu byinshi nyine barakuroze kudoda apana kundoga umwana yaranyoye yatumye bayongera sinzi nimba ko babivuga n'ibyo ngibyo nimba rukorwa simbizi urumva rero ntabwo ndakira neza sindamerwa neza banteye icyo gishinge kinera umugongo mba numva niyo ngenda babara urumva umugabo wanjye hari ibintu byinshi akimfasha niba ndi muri Afurika mba afite abantu babikora ariko ikibazo ko konje yararangiye ubu asubira mu kazi yagiye ku kazi asiga ntekeraga ku mutumva ntabwo nakwita ku mwana ujye no kugira iki umva ibyo ngibyo mbyivugira ni ibyanjye ni ibyawe abagabo bahanga ukuntu bigenda urumva usaba konji yo kwita ku mugore bakayiguha cyangwa se nawe abantu bahanga barabizi nyine ariko mu gitondo ngomba kujya ku kazi menye ko usigaranye igikoma sometime hari n'igihe ngomba gusiga nshinginze diaper y'umwana urumva ikindi cya kabiri hari igihe rimwe na rimwe gake cyane ntabwo ngo namwoza mu gitondo ariko hari igihe nshobora no kumwoza urumva nijye umucenera diaper nijye wo gutekera nijye uza kumwoza urumva wowe jye mvuga se nkubwire ikindi cya kabiri ni njye ugomba gukora amasuku mu rugo ikindi cya gatatu ni ngomba kumekinga sure ko ngomba kugutekera nanjye nkanitekera night iyo ngeze mu rugo byanga byakunda umwana agomba kurera mu masaha wenda nk'abiri cyangwa se byanga byakunda niyo bigeze nijoro nabwo ngomba gukanguka umugore atitaye ngo ejo uzabirwa ngo uzirirwa ngo mu kazi ngo ejo uzagera no ariko ni amahirwe ntabwo ari abagabo bose bebe ni amahirwe nyine kuba mfite umugabo ubimfashamo washobora no kunkatira akavuga ngo no ni umwana wawe kora hanga papa yawe ni ukugerageza ariko njyewe numva njyewe sigomba komekera mu Rwanda wegeranye abantu b'iwanyu wajya ubyara bakakwitaho nanjye nkakina izanjye ntabwo nakora shift yo ku kazi ukore na shift yo mu rugo ngire na gute ndumva amabere ari kwikora nyine kujya konza uramwose kandi asinziriye nuko amabere numva ari kwicura imihini mishya kuko gabise itera amaboko umwana amasheregarate ndikumva ari so niki gikurikira rero ku bashuti bawe najya ngo mbashimire byimazeyo nyine abantu benshi baduhaye konzi abantu benshi mwadusengeye burya amasengesho arakora n'Imana irahabanda ndabashimira cyane kanje kwita ku ndabumvise gato nirani ikiganiro tuzagisubukura ibindi byinshi butaha part 2 ikiri kimwe turi gusoza ikiganiro ni kihe kintu ufite ku mubiri wawe abandi bantu bakoresha cyane kurusha ko wowe ugikoresha waretse nkagira itwo tuzabivuga ubutaha nakari ibyo ngibyo abantu barahari nta kibazo abantu bakoresha ku mubiri wanjye ni ikihe kintu ufite ku mubiri wawe abantu bakoresha cyane kurushaho ko gikoresha ufite ubwonko bwawe kuki burimo ibintu bitari seriye ese ubwo natekereza umwana kujya konsa bakakuza ameze neza hane ntabwo ibyo wawe mbwira ni igiki nyine mbwira dusoza
ngomba kukubaza ko bitaka challenge ariko se ntabwo ngubita ka challenge ngumbaze none uri wenyine none icyo tekereza ni cyo kintu ufite ku mubiri wawe amaso abantu bayakoresha gute se amaso yawe umunwa wanjye umunwa wawe bawukoresha se gute ndi gukina filime se bankorera bakoresha umunwa se ese umunwa wawe bawukoresha gute abantu winsaza nabyo Kajya kwirera umwana handi uziko nta uzi cyari cyo se umwana ameze neza aratuje nshaka kumwonsa no bo witonze ni izina ryawe kamabere ngo umuntu ushaka ufite ubwonko butari seri ni izina abantu bakoresha izina ryawe cyane bye guys